humura ntabwo uzatsindwa no gukurikiza aya mabwiriza. Abanyeshuri benshi biga ibinyabiziga bakunda gutsindirwa ku kizami cya sirikirasiyo, ntibaza impamvu. Iyo mpamvu rero niyo naje kubasobanurira kugira ngo ubutaha nimba waratsinzwe cyangwa se nimba witegura gukora ikizami utazatsindwa ikizami cya sirikirasiyo. Ubundi ikizami cya sirikirasiyo kigizwe n'ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere gutangira ikizami, icyiciro cya kabiri kuba uri mu rugendo rwa sirikirasiyo, icyiciro cya gatatu gusoza ikizami cya sirikirasiyo. Mbere y'uko utangira gukora ikizami cya sirikirasiyo ugomba kuba wujuje ibi bikurikira. Ugomba kuba witeguye gukora ikizami cya sirikirasiyo. Iyo tuvuze kwitegura bishatse kuvuga ko uba warize imodoka neza kandi udafite ubwoba. Umupolisi akinjira mu kinyabiziga urimo, zirikana ko uwo mupolisi uje kugukoresha ikizami nta kintu na kimwe mupfa, aje kugukoresha ibyo wize. Arabikubaza kandi ubikore nk'uko wabyize. Ugomba kureka ubwoba. Icyo ni kimwe. Ugomba kumusuhuza kuko ni umuntu, ugomba kumusuhuza. Ikindi ugomba kuba wambaye umukandara, kuba washyizemo vitesi ya mbere kugira ngo nuza guhaguruka imodoka itaza kukuzimana. Kumubwira uwo mupolisi ugiye gukoresha ikizami akambara umukandara wo kwirinda ibyago, gukuramo feri y'ukuboko ariyo bita ferame. Ikindi gushyiramo ikinyoteri cyangwa se itara ndangacyerekezo ry'ibumoso kugira ngo witegure gutangira urugendo. Mu gihe uri mu kizami cya sirikirasiyo, iki cyiciro cya kabiri ugomba kuba uzi neza ibikorerwamo kugira ngo ubashe kugisoza udatsinzwe. Kuba uzi gukoresha neza vola yawe, ndavuga uyobora. Kutagendera hejuru y'imirongo yera itandukanya umuhanda mo kabiri cyangwa se igabanya umuhanda mo kabiri. Kutagenda hejuru y'imirongo itandukanya umuhanda mo kabiri. Ibyo ngibyo ugomba kubyirinda. Kumenya kwinjira mu muhanda ndetse no kuwusohokamo. Mu gihe ugeze aho imihanda ihurira, ugomba kubaza umupolisi uri kugukoresha ikizami aho ugiye kwerekeza. Haba ugiye kwerekeza iburyo cyangwa se ibumoso. Kumenya gukoresha amatara ndangacyerekezo mu gihe uhagaze. Iyo ugiye guhagarara, kumenya gukoresha amatara ndangacyerekezo mu gihe ugiye kwerekeza iburyo, ugomba gukoresha itara ndangacyerekezo ry'iburyo. Mu gihe ugiye kwerekeza ibumoso, ugomba gukoresha itara ndangacyerekezo ry'ibumoso. Iyo umupolisi uri gukoresha ikizami akubwiye ngo hagarara, ntabwo aba akubwiye ngo uhite ufata feri ako kanya. Itonde, utekereze, witegure guhagarara kugira ngo urebe aho ugiye guhagarara nimba hemewe. Iyo usanze hatemewe, umubwira ko bitemewe. Iyo usanze hemewe kuhagarara, ushyiramo itara ndangacyerekezo ry'iburyo, warangiza ugahagarara. Warangiza guhagarara ugakuramo itara ndangacyerekezo ry'iburyo, wamara kurikuramo ugashyiramo amatara ndangacyerekezo abiri yakira rimwe, bavuga double kinyoteri. Warangiza ugahagarara, ugahita urebamo ko harimo vitesi ya mbere kugira ngo uze kwitegura guhagarara igihe abikwemereye. Agahita akubwira ngo haguruka. Mu gihe ugiye guhagurutsa ikinyabiziga cyawe uri mu kizami, reba neza ko washyizemo vitesi ya mbere. Ikindi, shyiramo itara ndangacyerekezo ry'ibumoso kugira ngo ukomeze urugendo, uhaguruke neza. Ikindi, ayo matara ndangacyerekezo akoreshwa kandi mu gihe ugiye gukatira mu muhanda ugiye gusubira inyuma.
Igihe ugiye gukatira mu muhanda kugira ngo ubashe guhindukiza ikinyabiziga cyawe, reba ko ugiye gukatira ku murongo ucagaguye. Iyo ari umurongo ucagaguye uba wemerewe kuhakatira. Iyo ari umurongo udacagaguye, ndavuga umurongo urombereje kuko n'udacagaguye uba urombereje, icyo gihe umurongo udacagaguye birabujijwe kuwukatira hejuru. Icyo gihe uramubwira ngo ntabwo byemewe. Iyo abikwemereye birumvikana uba wahagaze, washyizemo amatara ndangacyerekezo double signoteri, uyakuramo ugashyiramo itara ndangacyerekezo ry'ibumoso, ugakata amapine yawe ukigira imbere, ugahita ugarura amapine yawe iburyo, ugakuramo cya signoteri ugashyiramo double signoteri, ugasubira inyuma ukoresheje vitesse yo gusubira inyuma, warangiza ukabikora ureba ko utagonga. Wabona utagonga ugahagarara, ugasubiza amapine uyakase yose iburyo, ushyiramo amatara ndangacyerekezo double signoteri, ugasubira inyuma. Wamara kubona umuhanda werekezamo uwubonye, ugakomeza ukagenda. Kumenya gukoresha amavitensi. Iyo uri mu kizami cya sirikirasiyo ugomba kumenya uburyo amavitensi akoreshwa. Vitensi ya mbere uburyo bayikoresha, vitensi ya kabiri, vitensi ya gatatu, vitensi ya kane, vitensi ya gatanu. Ugomba kwinjira mu kizami cya sirikirasiyo ibyo bintu ubifiteho ubumenyi, kugira ngo nuza kubibazwa utaza kubiyoberwa hato na hato bikakuviramo gutsindwa. Icyitonderwa, iyo uri mu kizami cya sirikirasiyo ugomba kumva vuba kandi neza ibyo umupolisi uri kugukoresha ikizami agusabye, kuko iyo ukoze ibinyuranye n'ibyo agusabye uba watsinzwe. Iyo akubwiye ngo jya ibumoso ukajya iburyo uhita utsindwa. Ikindi cyitonderwa, niba utizeye kuba wakwinjira mu kizami, nakugira inama ko wabanza ukiga neza imodoka kugira ngo ubashe kuzinjira mu kizami nta bwoba ufite. Nimba utiyizeye ku buryo wabasha kujya mu kizami, nakugira inama yo kubanza ukiga imodoka neza kugira ngo uzabashe kujya mu kizami nurangiza utsinde. Icyiciro cya gatatu cyo gusoza ikizami cya sirikirasiyo. Ikizami cya sirikirasiyo, iyo uvuye mu cyiciro cya kabiri winjira mu cyiciro cya gatatu cyo kujya guparika muri garage parking cyangwa se T-cross. Icyo bise T-cross cyangwa garage parking, ugomba kumenya amabwiriza yo kwinjira muri T-cross. Nk'uko twagiye tuyareba mu bizami byagiye bitambuka, ugomba kumenya uburyo bwo kwinjira muri garage parking cyangwa se amabwiriza yo kwinjira muri garage parking, ugomba kuba uyazi. Humura, ntabwo uzatsindwa nukurikiza aya mabwiriza.